Yes, nanone ni Rodri nk'ibisanzwe kuri Rodri Entertainment. Rero muri uyu mwanya tuvugana nibwo hashize amasaha agera muri abiri AFC cyangwa se umurwa wa M23 uri kumurika umujyi wa Goma, umurika nyine ibikorwa bya bihabera, mbese n'uburyo umujyi usigaye usukuye n'uburyo noneho hasigaye hameze neza. Ibyo byose rero hashize nyine amasaha agera muri abiri bimuritswe na M23, mbese bishyizwe hanze nyine hari n'amafoto yagiye afatwa, byose turaza kubireba nyine tumenye ari ibiki. Icyo turi buze gusaba no gukanda subscribe nk'ibisanzwe, ahandi noneho tugakomeza kwibutsa ko ikiri kuri Rodri Entertainment n'ubundi n'umutekano n'isuku n'akanyamuneza dutembera umujyi wa Goma, ugenzurwa na AFC cyangwa se M23 nk'ibisanzwe kuko nyine musanzwe mubimenyereye. Mu mezi make ashize umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Wari isobaniro ry'imirwano yahuzaga ihuriro rya AFC cyangwa se M23 rirwanya ubutegetsi bwa Republic Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ingabo z'icyo gihugu, FARDC yari ifatanyije n'imirwe irimo Wazalendo na FDLR. Ingabo z'umuryango wa SADC n'abacancuro icyo gihugu cyaritabaje ngo bahangane n'iryo huriro rya M23. Ibyo byose nyine bikaba nyine ari byari byarakozwe, bikaba ari byari byarashize. Noneho umujyi noneho ubu ngubu tuvugana umeze neza, ni umujyi ukeye nyine. Nawe uraza kugenda ubireba kuri screen yawe, uraza kugenda nyine ureba uburyo bimeze. Icyo gihe mbese icyo gihe nyine nibwo hari imirwano, ibikorwa bimwe na bimwe birangirika, mbese nyine haba kwangirika kw'ibikorwa bitewe n'uduce bagendaga barwanira. Hamwe na hamwe wasangaga FARDC cyangwa se FDLR zigenda zangiriza ibikorwa bimwe na bimwe, mu kuhava nyine mu guhunga bagahita bangiriza nyine ibikorwa byari bihari cyangwa se bimwe mu bikorwa remezo nyine byari biri aho ngaho. Ariko ni nyuma y'uko ibyo byose bibaye nyine noneho M23 itangiye noneho itangiye kumurika nyine umujyi, itangiye gushyira amafoto hanze nyine agaragaza umujyi uburyo umeze. Icyo gihe icyoba cyari cyose mu baturage benshi barahunze, abandi bavanwa mu byabo, ndetse ihuriro ry'ingabo za DRC Congo by'umwihariko abagize Wazalendo na FDLR ubwo babonaga nyine bageramiwe nyine, mbese nyine batewe, batangiye kwirarira mu baturage, barasahura bamwe nyine bakaraswa, abandi bakicwa, bangiza ibikorwa remezo byinshi birimo n'ikibuga cy'indege cya Goma. Mwakiye mubyumva nyine ko bangirije ikibuga cy'indege cya Goma. Muribuka ko nyine muri uwo murwe ariho hari ibirindiro bikomeye by'ingabo zari mu butumwa bw'umuryango wa SADC. Hafi aho hari abacancuro nyine, hari ikigo cy'ingabo ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Ikiruta byose igisirikare cya DRC Congo cyari cyarahashize intwaro nyinshi zikomeye, byahishuwe ko zari mu mugambi wo gutera u Rwanda. Mbese nyine ni cya gihe begeze kugwa kuri ku basirikare ba FDLR bamaze kuronshinga nyine, mbese bamaze gutegura imbunda zigiye kuba zaraswa mu gihugu cy'u Rwanda, nibwo nyine bahise batangira kwangiriza ibikorwa, batangira nyine kugenda bangiriza ibintu byinshi cyane bitewe n'aho bageze. Kera kabaye ku itariki 27 Mutarama umwaka w'2025, inkuru y'ihumure yongeye kumvikana mu matwi y'abatuye uwo mujyi, ubwo ubuyobozi bwa AFC cyangwa se M23 bwatangazaga ko bwabohoye uwo mujyi ku buryo bwuzuye, noneho n'abaturage bagomba kuwuturamo bakanawutembera. Umuvugizi w'uyu murwe mu rwego rwa politike, Lawrence Kanyuka, yagize ati: turasaba abatuye Igoma gutuza, kubohora nyine uyu mujyi byarangiye neza, kandi ubu ibintu biri ku murongo. Mbese nyine ibintu twamaze kubishyira ku murongo. Kuva icyo gihe ibintu byarahindutse. Igoma umujyi wari isenga y'amabandi, abambuzi n'abagizi ba nabi. Umujyi wari wuzuye nyine urugomo, ahanini rwanakorwaga nyine n'ingabo za leta, by'umwihariko hibasirwa abavuga ikinyarwanda, nubwo n'abandi batari
mbese nyine batari mu butungane, batari bameze neza. Wahindutse umujyi ugendera ku murongo ndetse usanga nyine ari ndetse umutekano w'abantu n'ibintu bigirwa nyine ibya mbere, mbese nyine bijya ahabona. Ni ibihe byakurikiwe no gushyiraho ubuyobozi bushya bw'uyu mujyi bikozwe n'ihuriro rya AFC. Abaturage barahumurizwa, bongera kugarura icyizere cy'imibereho myiza nyuma y'imyaka myinshi bacunaguzwa n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR igizwe n'abasize bakoze jenoside hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abaturage bahaye ikaze AFC, ubuzima butangira kugaruka buhoro buhoro, abari barahunze barahunguka, umujyi nyine uba mwiza. Urujya n'uruza rwikuba inshuro nyinshi ugereranyije na mbere. Abakora ubucuruzi n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye batangira gusingiza AFC kuko yabakijije nyine guhorana urwikeko, bakaba basigaye bakora batuje nyine, noneho nta kibazo, uburyo bakoramo bukaba busa noneho ko bunameze neza, ku buryo hahandi bakora amanywa bagakorana nijoro nyine hari umutekano uhagije. Abayobozi ba AFC batangiye gufatanya n'abaturage mu bikorwa bigamije kugarurira isura nziza uwo mujyi, birimo umuganda rusange n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ibikorwa by'ubucuruzi byarongeye birasubukurwa ndetse hashyirwaho banki zifasha abaturage muri ubwo bucuruzi nyine, mbese no muri ibyo bikorwa bya buri munsi. Kuri ubu abayobozi b'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ab'umujyi wa Goma ndetse n'aba AFC cyangwa se M23 muri rusange bakomeje ibikorwa byo guhuza abaturage binyuze mu nama zitandukanye, kubasanga mu nsengero na za kiliziya, abana bajya ku mashuri nk'uko bisanzwe, mbese nyine ibintu byose birakomeza. Noneho bite igoma uyu munsi, bimeze gute igoma uyu munsi, byose tubirebera hamwe nyine tumenye bimeze gute igoma noneho uyu munsi, ni ibiki birimo biravugwa. Mu minsi ishize nibwo itsinda ry'abanyamakuru b'igihe ryasuraga umujyi wa Goma ryasanze ari umujyi utandukanye nyine n'uwo mu myaka yabanje, ubwo uburasirazuba bwa DRC Congo bwari bwarayugujwe nyine n'imitwe y'iterabwoba irimo uwa FDLR. Kuri ubu M23 yagaruye ituze n'amahoro muri Goma. Abaturage muhuye mu nzira iyo ubabwiye ko ari umunyamakuru bagusangiza nyine inkuru y'uko bifuza ko amahanga amenya ko ubu basigaye baryama bagasinzira, bakabyuka bakajya mu mirimo yabo uko bikwiye nyine, ndetse n'akazi kakagenda neza. Nibwo rero amahoteli arimo Serena hoteli, hoteli Cap Kivu, Ihusi hoteli n'izindi nyinshi cyane zigiye zitandukanye zasubukuye ibikorwa, ndetse ubu nyine urujya n'uruza rw'abagana serivisi zitangwa na hoteli rukomeje nyine kwiyongera umunsi ku munsi. Bamwe mu bakora ubucuruzi baciriritse mu mujyi wa Goma babwiye igihe kuri ubu basigaye nyine bakora bakunguka, bagakora nta bwoba bwo kwamburwa nyine kuko bafite umutekano uhagije. Nibwo nyine niko bikomeza kandi ku bakora nyine ubucuruzi bwambukiranya imipaka, abavana ibicuruzwa i Goma babijyana i Rubavu mu Rwanda, ndetse n'ababivana ku ruhande rw'u Rwanda bajya kubicuruza nyine mu mujyi wa Goma, mbese nta kibazo, bajya kubicuruza nyine ubona ko nta kibazo na kimwe bafite, mbese nyine bakagenda nta mpungenge na zimwe bafite mu kujya gucuruza ndetse no mu kujya nyine gukora iyo mirimo ya hato na hato. Ibihe byiza nagiriye i Goma, cyangwa se ibihe byiza buri munyarwanda wese wagiye i Goma cyangwa se abahatuye bose bagiye bagira i Goma. Ubusanzwe nk'undi wese wumva ko abantu mbese ahantu nyine hataramara n'amezi 6 havuye mu ntambara, kujya gutembererayo wakeka ko ari igitekerezo nyine kibi, ndetse ushobora no kurenga nyine ukambona nk'uwari ugiye kwiyahura, cyangwa se ukambona nk'uwari ugiye mu bibazo. Ubaye ariko ubyumva sinakurenganya kuko nanjye ubwo
nahagurukaga i Kigali numvaga nyine imitima ari myinshi, numva aho ngiye ko ari habi nk'umugabo, ariko noneho nk'umunyamakuru uremye mu matsiko yo gushaka kugira aho abandi batabasha kugera, ngo mbabere nyine ijisho, nafashe icyemezo nzamuka Shyorongi mfata Rulindo, Buranga, manuka za Kivurunga, ninjira mu mujyi wa Musanze, maze nyine mbona nyine noneho kujya nafata icyemezo cyo kugenda ndetse no gufata umwanzuro wo kugenda. Ngo Nyabihu ninjira akarere ka Rubavu mbere y'uko nerekeza ku mupaka nkambuka nerekeza i Goma. Uwavugaga ko aha ariho natangiye gutinyukira ntabwo naba mbeshye, kuko nabonye urujya n'uruza rw'abinjira n'abasohoka, nyine ntangira kugira icyizere ko hakurya nta kibi kiriyo, mbese nyine nta kibazo na kimwe. Nubwo nari maze nyine kwirema agatima, ariko ak'ubwoba ntikaburaga, nyine sinaburaga n'ak'ubwoba gake. Nyuma yo gusohoka ku mupaka nahamagaye nyine uwo nagombaga nyine gufasha ndetse no kuba nafashwa, aza kunyakira nyine, aza kumpereza ikaze mu mujyi nyine, mbona ko nanjye umujyi nyine mwinjiyemo nta kibazo. Ibyo byose nyine byarakomeje, bikomeza nyine kugenda bimera gutyo, mbese nyine abaturage bamwe na bamwe basatira nyine bagenda i Goma, bose barabibonye nyine batangira kuhagirira icyizere, mbese batangira no kuhizera, nyine batangira kubona ko nyine rwose i Goma nta kibazo. Ibyo byose rero bikomeza kugenda bigaragaza nyine icyizere, bikomeza kugenda nyine bigarura umutekano, yaba ku Banyarwanda, yaba ku bifuza kujya i Goma bose. Nyuma yo gutembera inguni zose za Goma, nkibonera uko uyu mujyi umeze nyuma y'igihe gito bohowe na AFC cyangwa se umutwe wa M23, nazinze ibikoresho byanjye nsubira ku mupaka, ndataha nyine ngaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Mbese iyo ni inkuru nyine y'abagiyeyo nyine